Kuryo wana ntago ukoma njyewe Jyana ngo sindi umukobwa sha utubari kwagiye nibiki aje ni maceri ngupaka kuri kwagiye rimwe kwitegura kabiri kwisukura gatatu kwiruka Komanda w'Imana ukora bazazemeze bite bagenda ariko nukuri kw'Imana mfite Imana ukora bazazemeze neza yebo nagukunze nangaye wambwa ne kuri system system bwoko cy'ibintu ndabona umeze neza wambaye neza urakoze inkorere nkore biki subize nakubuze kwijejesha nawe system y'ikoranabuhanga akageso k'ubusambanyi sibyo kuvuga nawe ndi kubyumva urumva kandi ureba nanjye ari umuntu w'umusaza ubwenge wa mwana we ibintu uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva kumbwira system ibiki nyine aje nyine mbwira ibintu mu mazina yabyo ntabwo ndi kumva icyo ushatse kuvuga nyine inkorere nyine ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari ntukorere ibiki ndabura nyine mbyumve ntabwo ndi kukumva neza no kwigira umwana we kuri umuntu mukuru imbwa y'umugabo gusa ariko nizere ko icyo ndi kumva atari cyo oya uketse ibizi nyine niyo mpamvu ndi kubwira ngo nsobanurire ntabwo ndi kumbwira nyine nangahe nyine gira amafaranga ushaka Kuninda mbi. njyewe ko nciye hano mubwiye ko nshaka amafaranga Papa. urabona umeze neza ntakwiye ukeka ibyo ushaka noneho muri make mbonyemo umuntu wigurisha niba waba utigurisha ariko nta kibazo ya n'umuntu nta kibazo pe iminsi mwabayemo sona ameze neza ni ukubona umuntu aciyeho ugahita umubonamo nawe umeze neza kurikirana nawe wabigurisha igisubizo mva rero muzehe nkubwire muri abo bantu uzi yuko nyine bigurisha bakora ibyo bintu byose njye ntabwo ndimo ariko reka nkwereka sibyo nkwereka ikintu kigiye kubikurikirana nta kintu na kimwe cyahindura ibitekerezo byanjye ayo mafaranga kuyereka nde none ushaka kuyereka nde ntayo nkeneye muzehe uzajya umenya umuco kandi uzajya umenya ko ubyaye naso ntabwo ibyo bintu ari umuco mwiza pe nta kibazo nimba wumva utarimo neza nanone muragarutse aho reba imikingo cyaka kintu mujya muburana buri gihe Ngo ni umutwe. kandi nabikubwiye sinabibabwiye batwita kavukire sinababwiye iki kintu Simora gihe buri gihe umuntu ni mutandukanye sirima imakirwa kingenda twiviriye naga nade turamubwire mu mari nure buriya mwana ariko urukiri kumureba twagenda atasiyo sha do kandi do unsana nakora namukubita ariko wagicucuye manza mubwire bakiri mari
reka yigire serious reka yigire serious mwere umva ko muri muke ashaka kugira serious reka yigire serious mwere nimba tugiye gutereta ntabwo bisa nk'umuhirire tugiye gutera ese uwo baberere ntabwo netana nawe aturebe ntabwo netana nawe babanza mbabwire nubwo wambaye amayeti nanjye nambaye rero isiha indi ambaye ibobo ariko umuntu reba ubwo umuntu ahantu muri se yambaye ikote ry'umukara se reba umwana sha ni keza sha reba sha abakimuringa uzi kurya neza ifoto ndayijyana intambwe ya mbere yo kwegera icyanya we utazaniye umukino sha bakwereka bwabi yaducitse meza bite se sister izina yanjye yita Kimuringa muri zino karitsiye buriya ngewe ahangaha niho nibera ndetse n'ibyo nakubwira n'ibindi makuru mba nyafite ni menshi cyane ahangaha njye hayo unciye wari ukata gutya noneho hano waje mu kiganiro ubwo buriya makuru n'inda yagutumye nakaburangiye ukuntu mba nimbere urumva ngiye bayita Kimuringa cyangwa cyita kandi amafaranga menshi cyane n'ahangaha barimo mwahangaha ari hese ko mbona ukoraho nyine ufite ATM subuko kufite amafaranga ngewe sisansa ikote iyo nkwiye imiringa n'imitamba gasore wese cyangwa wenda n'ibindi bintu inaha barani uramenye ako kantu ni kabi twatundi subumbu rutewo muri genda Yesu shako urabona utandukaniye Kimuringa ntabwo uko nshaje kuko nambaye izi sabi kakubayeho mubisi cyangwa nuko naje nawe kanogeze neza mwere yamaye garuza nekwe turashize ndakwemera mwiyereke wese se ndini kiga yuko wese sigise paka sinakubwira umugongo ndimo karitoma nuko wowe binyemerere mwere mbere umusheri mubera amafaranga njye nyabwambwa mukubitiza bibiri mukubita bwa ubwo se twangaye mbere yo kumujyana amafaranga ariko nanjye sinzi ngo niba nisa bana amadora aha wayobye rero nayo wayobye pe wayobye Ngo hano nayobye. rugenda cyeka atari hano wayobye ndebera sha bite ibyiza amakuru amakuru ni meza bimeze neza se Yesu urabona ameze nabi burya ntabwo umeze nabi ariko ndi kukubaza niba umeze neza meze neza nuko urakoze nabikunze sha none se neza nanjye ndi kuwa kampani ako ninde wantumyeho abasazi uwo none gutumyeho abasazi uri gushaka kwigira umuntu w'umusazi kuturenza ndi kukubaza ngo none se bimeze bite nagusubije ngaho bikomeza kumbaza ubusa ndi kukubaza ubusa ego ubundi ninde wakuntumye nde wakuntumye nyine ahubwo nyine nanjye ibanza ubu ndi wibaze kubyibaza banza wibaze ngo ninde wakudutumye bande se bande nyine turi kwikoramo benshi kandi mbona uri aho uri agasore uzi ko byari k'amafu benshi ese ko uvuze ngo ninde uri wamenya n'igice nta abasazi nubwo uri umwe ko wambwiye ngo basi ninde wa data we taye nziza mu maso uri keza data we ndi kugukunda cyane ariko ukunda nde wowe ese n'undi ndi gukunda ibyo ni ibikureba ndi kurushaho kugukunda man ndi kurushaho kugukunda cyane wamaze n'amazi yego n'amazi
ese ubundi ubwo reka nkubaze iyo ngusanze kuri uno muhanda nje nkugana sibyo nje nkugana kubera ko nagukunze wowe uri kunzana ngo namaze ungana se uri kungana gute uri umukiriya hano urabona ducuruje twebwe ducuruza ndukubwiye nyine ko ducuruje kandi byo uparitse ku muhanda ngo ngwe niki ahubwo banza umbwire ko uparitse ku muhanda uracuruza cyangwa ufite abo utegereje ndi umuboss ni n'agasirimo sha kanone hose ibibazo nawe nabyo uyu munsi we oya wimbwira ngo ibibazo wowe ninjye wabiguteza ariko ikaritsiye ni y'abasazi n'imbobo gusa bazayivuyemo icyo nzi neza nuko nyine ndi gushaka ko ubwa mbere wimbonyemo urabona naba muri karitsiye y'abasazi niyo mpamvu nanjye ndi kurushaho kugukunda cyane ahubwo genda ukundane n'abasazi bagenzi bawe we ntabwo uri umusazi ntabwo ndi umusazi ubundi se kubera iki wambwira ko utari umusazi ubwo se uri kureba ari iki reka twese turi abasazi mwana twese turi abasazi irebe uvanye hasi ugerere ku mutwe wowe usa nk'abasazi icyane no mu busanzwe uri usa nk'abasazi ahagana yaho ubwo ni hewe udasa na buri no kuntakariza umwanya rwose byaba byaba byiza umvuye impande uri kuntera icyugazi icyugazi cyane ake narebe kanezendere urakoze si unyima ibyo bashaka si ubinyima umuhanda mwiza n'ubundi abo utegereje ndabizi neza ko n'imbwa ni mayibobo umugabo mani agasuti ninde wakubwiye ko bari imbwa n'imbwa ndayibizi nawe uriyo imbwa y'umugabo gusa urakoze cyane unyisimbwa aka kanya unyisimbwa wowe kabo ntegereje uri kubita imbwa nawe uriyo unyisimbwa yamaye nka data turashize none ikiza nuko nzikuriye sinzikuriye se ninge mukuru ntabwo bindeba ngaho mbabara umva impande rwose ngakazi na bene wacu uranyanze tubyabaye byarabirenze ndagiye genda nyine ariko ntabwo nta nubwo bizambuza kugaruka reka se nigendere winyinutsa nk'umwarasha ni cyiza ariko sha gifite taye inyuma heza inyuma heza barugende wamvuye impande se nyima nyine ku mafaranga yanjye nyima amafaranga yawe ninde wakubwiye nyima ku mafaranga yanjye nta soni kanigende mugwe se we yakwiyamye ndekura ujatirizo nyashi meze bite se ninde ubundi wabantu ninde wabantu bangahe nese ushaka iki se kugusuhuza ni icyaha ntabwo ari icyaha mbaye ngaho nese uziko abakobwa bose bo mu Rwanda musigaye mubyukana imishiha kunsuhuza wana ndi umusore nta kintu mbaye wacomye ibiki bro umunzoga kubera icyo waziretse none sizo frute n'izibiki nta furi nazo ahubwo mbaze mubwira none se ni igiki kikugenza hano ubundi turetse kuvuga amagambo menshi ntabwo njye nyura ku bantu n'abasuhuje wajya ngo nsuhuze ngamva impande data tabanje tunibwira nibwirana nawe kuciyeho uri kugenda njye nakubwiye ko nshaka kwibwirana nawe se umuntu uhagaze mu rugo kandi mu rugo akaba ari hano okay ngaho komereza urugendo rwawe ugendera iwanyu uri umunyerondo amaye nka ndabona ari na neza banyita wandindira wacyunemo nese wakomeje ukajya iwanyu izina ryanjye surarishakira iki nta nubwo inyota yakwica nkaguha amazi oya nta mazi yawe nkeneye urindiriye sherisa cyane ku cyapa mbonyemo icyapa hano ariko ku cyaba tipe musuzugura urandebye mbonamo icyapa ngo ngo magazi iwanyu ariko n'ubundi ntabwo wasa nk'ishahari ntabwo haba iwanyu pe ndi umujene ego ko wamujene we nese wana kirima n'insazi n'ifubitse uri kubibona ute mbaye boyfriend wa ubaye iki oya ndi kumva nabavuze ngo iki ngo ubaye iki boyfriend boyfriend wande boyfriend wande wabwiza wowe naguhitiyemo n'akazina keza ngiye kuzamwita bwiza aho tuzahura ndakwiyamye w'inkoraho n'umukobwa anyereka ariko ndeba mwereke iki mwereke iki ibyo bintu ndi kubona da nese icyakugenzaga wakibagiwe nyikwibutse ugiye mu rugo wari ugiye iwanyu ukomeza ujya iwanyu hano ntabwo ari iwanyu tubaje gutega hano ngaho igisasu
Okay, ngaho hagarara bikomeza kuntera icyugaze n'icyokere. Sibyo. Winzamura isukari mbabarira. Fuck you. Sister wanje twubahanire ga. Byaba byiza kurushaho twubahane winzamura isukari sibyo. Win stress. Isukari yazamutse kuko n'abavuye hano bari bameze nkaho yakuzamukiyemo. Kubwiye karitsiye ntumbaze zababayeho. Ndagukubise. Ukubise nde? Yamaye nka Banyarwanda kazi mu ndebe. Oya ngwino hano ndi kukubaza ngo hano niyo haba ari iwanyu ntabwo wazunkubita umva kamanza ngo ni ingofero yijyanire bawe. Don't want peace. Yijyanire. I want problems always. Wowe urenze n'impobo zivuye hano zose uratinyuka ukankubita nta soni urankubita Muko ngiye ufashe bro nimba hano ari iwanyu ukomeza ugenda iwanyu urongera kugaruka impande yanjye urampora ubwo ugaze ngubwire ingofero yanjye niyo wakuza akira yijyana akira byose akira n'ikote na telefone byose wijyana Kakubayeho. byango bibone Ako bundi wowe napofosereka uramu rukundo nyama urarumba ndakwiyamye rwose mbabara umva imande kwambara na njye nambarana nawe nakubwiye ko nkeneye kwambarana nawe kandi nabibonye ntanagukupita njye ndagukoma izo nyashi ndazifata n'ugumya ko ufata nde wowe ko mbona ibintu wahaze ntazi byabyo njye nanagukoma bro urumva nta soni ushaka kunkubita wese ko wankubise urabona undusha ikintu nacitse amaboko se ku buryo ubona ntagukoma njyewe muko basi nyishyura nigendere ni kakanu nagukubise kagutya kanyishyura nigendere ariko bro uzi ko wamenyeye uzi ko ibintu wabigize nkaho nta soni uratinya kukongera ari ikintu bitwaye none nakongera wambabare n'undi muntu genda aho shige genda se Kwakundi ko komeza neza ubu wakati. Photo. Ahita cyumuringa. Kubwiye. Bona yaje ngo ndigikara. I don't want peace. I want problems always. Ndambaza iki? Mwese ntabwo nabakundira rimwe ngo mbivemo nta nubwo mwese nahita mbakatira ushaka kunsindira nimba ushaka kunsindira pfukama hano ufata amatwi ugenda ugere ku ruyenzi Fuck you. ugenda makere narabikubwiye sha dore eze ruri kumfata mu misonga sha ubu barampfukamisha mishobore se arakora umunwa soda shambi bagusembu ufite amavi mazima kageze aka ndaraye nkwe agasuru Ndumwizo ko kweli waziretse. twagiye tubarire nagwa nsuzugura tubabarire inde reka tubarire reka manati bika telefone ya ku murongo neza genda sha do reko nsuzugura ntabwo wibundi twagiye ku murongo neza nawe jyaho inde jyaho sha nawe jyaho kumwarira ahubwo yarature nakajyaho byanuga ya ku murongo wamushimye nakajya ku murongo se ku murongo nakajyaho byanuga ndi umukobwa sha tubari twagiye nibikize ayari makere twagiye rimwe kwitegura kabiri kwisukura gatatu kwiruka